Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane, Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Maze iminsi mfite ikintu ndimo niga ngira ngo nawe nkusangize, ndagira ngo tuganire ku nkuru ya Yuda na Yesu bombi. Yuda ajya anyigisha ibintu byinshi, nkasaba Imana ngo impe gukomera muri iki gihe. Nkasaba Imana ngo impe gukomera muri iki gihe, nawe ishobora kugufasha. Yuda ari mu bigishwa 12 batoranyijwe na Yesu, agirirwa icyizere muri miliyoni, mu magana menshi, mu bagabo benshi bari mu gihugu, atoranywa n'umugabo ukomeye, aramutoranya amushyira mu bantu 12 b'abizerwa. Yari yizeye 100%, ku buryo baragendaga abandi bose bamara gutaha, ba bandi 12 nibo bamenyaga intege nkeya za Yesu, nibo bagendanaga nawe, nibo bamenyaga ko yariye cyangwa atariye, nibo bamenyaga ko atinya amazi cyangwa se akaraba, nibo bari bazi utuntu twinshi twa Yesu, kuko bagendanye nawe, barasangiye, baryamye mu buriri bumwe, bakarabanye muri dushe imwe, niba yari hari simbizi. Ariko ndakubwiye ngo icyo gihe bagize imbaraga nyinshi zo kubana na Yesu, bagize umwanya munini wo kubana na Yesu, bari bafite ibintu byinshi byo kubana na Yesu. Mbese ndashaka kugutangariza uburyo aba bagabo uko ari 12 bari bameze kuri Yesu, bari inshuti magara, icyo twebwe mu Kinyarwanda twita inshuti magara. Ntabwo bari abantu basanzwe. Amutoranya muri 12, abana nawe, aramuzana, barabana, barasangira, baragendana, barambarana, babana mu nzu, bararana ku gasozi, bajyana gusenga. Aba bagabo bari bazi uburyo Yesu asengamo, bari bazi uburyo Yesu aruhama agasinzira, bari bazi uburyo, bari bamuzi, bari bamuzi. Ariko ikintu cyantangaje kurusha ibindi ni ukuntu Yuda yabaye muri abo bantu, akababamo kugeza umunsi wo kugambana no gufata umwami Yesu. Hanyuma rero ngarutse kuguhumuriza, niba Yuda yarakoze ibyo ngibyo, yarabanye na Yesu, niba Yuda yarasangiraga na Yesu, ko yari amuzi neza, ko yari inshuti ye magara, ko yari umuntu babanye, hanyuma utekereza gute ngewe umuntu? Ntabwo nzi kuguca intege, kuko hari abantu b'inshuti zacu magara bajya badukorera neza, ariko mu by'ukuri jya ushyiramo akantu. Niba Yuda yarakoze ibyo bintu akabikorera Yesu, kuki utekereza ko ngewe umuntu nzabasha kukwihanganira? Ese kuki utekereza ko ngewe umuntu ejo mu gitondo ntashobora kuguhinduka? Nshuti, ndagira ngo nkubwire ko uyu mwami ajya gutoranya aba bagabo, yarebye kure, ntabwo yapfuye kugenda ngo atoranye abantu bose baboneka, ariko ntihabuzemo umugambanira. Twebwe rero dukeneye ibyiza ku bantu, kandi aba bantu barimo wa wundi wagambaniye Yesu. Izi nshuti zirimo wa wundi wagambaniye Yesu. Aba bantu tubana nabo bya buri munsi, harimo abazatugambanira. Njya nsoma izi nkuru zikantera ubwoba, nkavuga ngo dukwiriye
nk'uko Bibiliya ivuga ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. Dukwiriye kuba tumaze kugera ku rugero rukwiriye, kuba tuzi abantu ku rugero rukwiriye, natwe turimo. Yuda mu kumenya Yesu no kugendana nawe yari azi aho intege nkeya ziri, yari amuzi neza, akababwira ati njyewe Yesu ndamuzi. Ati njyewe uyu mwami ndamuzi, ngendanye nawe igihe kirekire, nzi ibyo yanga n'ibyo akunda, nzi aho arara, nzi aho yirirwa, ndamuzi. Aba bantu tugendana nabo baba batuzi, baratuzi, bazi intege nkeya zacu ahantu ziri, baratuzi, bazi ko tutari abo turi bo, mbese batuzi ku rwego kubisobanura bigoye. Ndashaka kumumenyeshe ko niba Yuda yarabonetse mu ntumwa za Yesu, nta muntu utakugambanira. Nshuti yanjye, ongera nubona umuntu yagukoreye ikosa, nubona umuntu yagukoreye ibyo utakekaga, ndagira ngo nkugire inama. Yesu nubwo yaje kubona ko Yuda azamugambanira, ntabwo yamwirukanye mu nshuti, ntabwo yamwirukanye muri ba bantu 12, ntabwo yigeze amwirukana. Yewe n'igitangaza yarababwiye ati muri mwe harimo uzangambanira, hano hagati muri twe harimo umuntu uzangambanira. Arangije babona ntibabyumvishije, abona ntago bo babyumvishije neza nk'uko abivuze, arongera aravuga ati umuntu turi buhurize ukuboko mu isahani. Yuda yari abizi neza ko azagambanira Yesu, bahurizamo ukuboko mu isahani. Kumenya ko abizi arabyirengagiza, Yesu arabyirengagiza, aravuga ati n'uyu nguyu ariko nta kundi. Rero ndagira ngo nkubwire ngo mu nshuti zawe wizirukanamo Yuda, nuzirukanamo Yuda, umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntabwo uzasohora, kuko hagomba kuboneka Yuda usohoza umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Hagomba kuboneka Yuda uzatuma umugambi w'Imana ku buzima bwawe usohora neza. Iyo hataza kuboneka Yuda, ntabwo umugambi w'Imana ku buzima bwa Yesu wari gusohora. Iyo hataza kuba kugambana kwa Yuda, ntabwo umugambi w'Imana ku buzima bwacu wo gucungura abantu wari gusohora. Hagombaga kuboneka Yuda kugira ngo Yesu afatwe, abambwe, ajye ku musaraba nk'uko byanditse. Hanyuma rero nshuti, wikura Yuda mu buzima bwawe, ahubwo reka umugambi w'Imana usohore Yuda ahari. Yesu amaze gufatwa no kubambwa, Yuda yaratekereje aravuga ati uyu mugabo uko nari muzi, imbaraga nari muziho, bigenze bite? Ariko ntibyari byamubujije kumugambanira, kuko iyo aza kuba avuga ati wenda uyu mugabo afite imbaraga nyinshi, aba yaravuze ati, aba yaragiye akamubwira ati ariko uzi ko nagutanze ngo ho pasi ngo nirire amafaranga. Ariko ibyo ntiyabikoze. Amaze kutabikora, Yesu nawe yaramwihoreye, kuko umugambi w'Imana ku buzima bwa Yesu wo gucungura abantu wagombaga kuboneka. Reka twe gukura Yuda mu buzima bwacu, ahubwo tumenye ko tubana nawe. Niba mu kazi umufite, reka we kumukuramo, reka we kwifuza ko yirukanwa, ahubwo umenye kubana na Yuda mu bantu mugendana. Nicyo cyafashije Yesu abasha kugendana nawe kandi amuzi neza. Iki nicyo gihe
sobanukirwa neza umugambi w'Imana ku buzima bwawe iyo udahari.